dusenga Imana. Uwiteka Imana yacu, Imana nzima, Imana ituzi tutarabaho, wewe uzi imyicarire yacu n'imihagurukire yacu, Imana izi imbere n'inyuma, izi imiryamire yacu n'imihagurukire yacu. Ijambo ryawe riravuga ngo ijambo ritaraba mu kanwa kanjye ku rurimi rwanje wewe uburizi. La parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà au éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par derrière, et ta parole est sur moi. Quand je n'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun Dieu n'existât. Muri iki gitondo, uyu mugoroba wa none, tugushimiye kuko utuzi. Tugushimiye kuko turaba agaciro imbere yawe, tugushimiye kuko utatuzi muri rusange ahubwo tuzi ku giti cyacu buri umwe n'izina rye. Tugushimiye kuko muzi utekereza umunsi amanywa n'ijoro turimo, mufitiye imigambi myiza natwe turimo. Umuririmbyi aravuga ngo mubo wapfiriye, mubo waviriye ayo maraso naje ndimo. Uyu munsi data iryo jambo riratunejeje. Tugushimiye isezerano ryawe tugiye kuganiraho uyu munsi, isezerano ryaduhesheje kwiringira, isezerano ridusubiza mu bugingo, isezerano riduhumuriza, ihumure ryacu mu gihe dutendebukiwe, mu gihe by'ibyago n'amakuba. Uyu munsi duteraniye hano kubera ko twiringiye ijambo watubwiye, kubera ko tuzi kudashobora kwiremye, kutari umwana w'umuntu ngo ubeshe, ahubwo kw'ibyo wavuze urisohoza. La Bible dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Uyu munsi ibyiringiro byacu biri kuri wewe, kandi gikomeje iryo sezerano, imbaraga z'iryo sezerano, umusingi w'iryo sezerano, c'est ton caractère. Nuko tuzi ko yatanze iryo sezerano itabasha kubesha, itabasha kunanira, itabasha no guhemuka. Mu izina rya Yesu, amen. Tunejejwe nuko dufite isezerano, tumaze kubivuga, ariko kandi reka tubanze twige isezerano n'iki. Mu buzima busanzwe isezerano ni ikintu kiza kikugana kugira ngo kikwizeze ibigiye kuba. Iyo wasezeranijwe n'umuntu wizeye biguha gutuza, kubera ko uzi ko cya kindi yasezeranije kizashika. Isezerano ritangwa kubera ko hari ikintu kibuze gikenewe, rya sezerano rije kukwizeza kutuza kugira ngo umenye ko cya kibuze kizaboneka, cyangwa se cya kindi kidashitse kizashika. Ariko imbaraga z'isezerano zishingiye mu cyizere ufitiye wa wundi usezeranya. Ni ukuvuga haje abantu batanu bakagusezeranya, tuvuge bagusezeranije amafaranga, ufite ubukwe bw'umwana hasigaye amezi 3 cyangwa 2 mu bukwe bube, hakaza abantu batatu bakagusezeranya. Icyizere ko uzabona ayo mafaranga gishingiye ku kumenya kwawe wa wundi watanze icyizere, wa wundi watanze rya sezerano. Ni ukuvuga ko imbaraga y'isezerano rikubiye mu ukumenya uko ariko uzi wa wundi wasezeranije. Ni nako iri sezerano ryacu rikubiye mu mbaraga zacu. Ntabwo uyu munsi tunezezwa n'uburyohe bw'isezerano na nature y'isezerano gusa no kumenya iryo sezerano icyo ryazatugezaho,
ariko ikitunezeza kirushaho ni ukumenya ko yatanze iryo sezerano idashobora kwibesha, idashobora kwihakana, idashobora kunanirwa, kandi idashobora no kubesha. Isezerano riza rije kurema icyizere. Umwanditsi yavuze ngo ibuka isezerano ryawe ku mugaragu wawe kuko wanyiringisha. Isezerano riza mu mutima w'umuntu rize kurema icyizere cyangwa se ibyiringiro. Niba isezerano nta byiringiro riguteye, ntacyo rikumariye. Rifite icyo rikumariye mu gihe wicara hasi, cya kibazo wari ufite cyagaruka, ukumva gisanze warahasasiye n'ibyiringiro by'uko mu minsi iri imbere kitazogira icyo kigutwara. Iri jambo umwanditsi arenzaho aravuga ngo ntabwo ari kunyiringiza gusa, ahubwo ni ihumure ryanje mu gihe cyangwa irente, cyangwa se nibyo rimara umubabaro mu gihe cy'ibyago n'amakuba, niko Bibiliya yera yavuze. Ni icyizere rindemamo mu gihe ibindi binshi intege, ni imbaraga zanje mu gihe ntende bukiye, ariko kandi n'ihumure mu byago. Iryo ni ryo sezerano ry'Imana. Imbaraga z'isezerano kuko twabivuze nuko tuzi Imana. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma ngo kwizera kuva mu kumva ijambo ry'Imana. Impamvu twizera Imana nuko tuyizi. Ntabwo wakwizera umuntu utamuzi. Kugira ngo kureme icyizere nuko nguha umwanya wo kumenya. Impamvu waba mu buhamya bwiza uyu munsi nuko hari amateka yanjye wabuze. Icyo twizeye tukizera cyane cyangwa bukeya bitewe n'uko tuzi udutera icyo cyizere. Imana tuyiziho faithfulness cyangwa se ubwizerwa, righteousness, faithfulness. Tuyiziho truthfulness, kuvuga ukuri, kuba ari inyakuri. Tuyiziho kuba powerful, ni ukuvuga kuba nta kinanira. Icyo nacyo ni ikindi. Imana ishobora kutambesha cyangwa se kutagira intention yo kumbesha, ariko nimba ari umuntu kandi nkaba nizeye ko atombesha, ariko sinizeye ko atonanirwa. Kuko urashobora kutambesha ariko wagera imbere ukananirwa avec toutes les bonnes intentions, with all the good intentions, ariko ukananirwa kuko uri umwana w'umuntu. Ariko noneho yo uretse no kuba itambesha, hariho n'ikindi cyizere kuko idashobora kunanirwa. Niho hahandi twavuze ngo urufatiro rw'isezerano ryacu rushingiye mu buryo tuzi Imana na karakteri yacu n'ububasha bwacu, no kuba itabasha kubesha, no kuba itakwivuguruza, no kuba idukunda, no kuba iryo sezerano yararitanze nta giturire twayihaye. Imana ishimwe. Hari igihe byari byagushikira ugatekereza ku Mana ukavuga uti ese Mana ni iki wanciye? Ni iki wanciye? Ni iki wanciye? Ayo masezerano yawe ufite ko ntigeze nyatangira igiturire, ko amenshi ntigeze nyasaba, yansanze aho nari nicaye cyangwa nayavukiyemo nk'ayo twavuze mbere, wanciye iki? Imana iduha kwizera. Ijambo ry'Imana riravuga mu Efeso ngo icyapa ngo amaso yanyu ahezwe ngo mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye. Amen.
que les yeux de vos cœurs s'ouvrent afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à votre appel. Isezerano mufite rikubiye cyangwa se riririye ku muhamagaro wawe. Isezerano ry'Imana ridusubiza mu bugingo. Mu gitabo cya Bibiliya yera havuze ngo kuko isezerano ryawe ryanzuye. Byanzuye mu kuvuga buti, ni ukuvuga ko iyo ibibazo bimbanye byinshi bimaramo umwuka muri jewe ngapfa nubwo mpagaze, ariko ngapfa mpagaze kubera ko nta kindi kintu gifite cy'impamvu yo kubaho. Ariko nibuka isezerano ryawe ngasubizwa mu bugingo. Amen. Nibuka isezerano ryawe ngasubizwa mu bugingo. Isezerano ryawe rimpa gushikama ntaregarika mw'isi igenda idanganirana, mw'isi igenda ihindagurika, muri tekinoloji igenda ihinduka, mu makuru agenda ahinduka, mu bintu byose bigenda bihinduka. The world that evolves on every single day. Ariko muri uko guhindagurika ngasigara shikamye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo n'ijambo ryayo tibihinduka. Imana ishimwe. Ijambo isezerano ryayo risubizamo imbaraga mu gihe numva nacitse intege, mu gihe numva bitagishobotse, subizwamo intege. Ijambo ry'Imana cyangwa se isezerano ry'Imana riduha ibyiringiro. Mu Baroma ibice 4 uhereye ku murongo wa 16, 17, 18 rivuga hejuru y'Aburahamu. Riravuga ngo niyo mpamvu ngo amaze kubwirwa ko azaba sekuru w'amahanga kandi atari yarabyaye. Aho ngaho ndashaka kwexplique isuku ijambo rivuga, ndaza gukomeza iryo jambo. Atari yarabyaye, yarashaje, umugore we yari afite imyaka 90. Abaganga n'ikiganga na siyanse yose ivuga ko ataba akibyaye, bitagishobotse. Ngo niyo mpamvu nyuma yo kubwirwa gutyo ngo yiringiye ibitakwiringirwa. Imana ishimwe. Yiringiye ibitakwiringirwa ngo yiyibutsa ko ngo Imana izura abapfuye yita ibitariho kibihari n'ibyo ngibyo nabyo bishoboye. Alléluia. Les dieux qui donnent la vie aux morts et qui appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Imana izura abapfuye ikita ibitariho nk'aho bihari kandi bikabaho. Iyo ngiyo izabikora. Bituma yizera contre la science, bituma yizera kinyume na yote aliyoyajua. Yizera ibyazi ko bidashoboka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo twizera Imana kubera ko tuzi ko bishoboka, cyangwa kubera ko muganga yavuze ngo hari umuti ugihaye upimwa ariko utanga icyizere. Iyo ngiyo ni optimism. Iyo ni optimism. Hariho diferanse hagati ya worldly optimism na godly hope. Ibyo bintu biratandukanye. Twizera Imana kubera ko tuzi ko iyasezeranije is faithful enough to accomplish. Iyasezeranije ari yo kwizerwa no kubisohoza. Imana ishimwe. Ntabwo twizeye ko minembwe itazafatwa kubera ko twari dufite imbunda za rutura, ariko twizeye kuko tuzi ko twishingikirije ku ijambo ry'itabasha kurusha. Isezerano ry'Imana ritanga confidence amashuri ataguha, diplome itashobora kuguha. Umunsi bafashe kwa Buhimba natanze conference de presse. Ndi umuntu ufite umubiri, nambaye umubiri uko mwari mufite ubwoba ariko nanjye nari mfite ubwoba. kandi nta kintu nari narebye nsinza nerwa
nta kirori nari narebzemo ngo menye uko biri bugende. Ariko hari ijambo ry'Imana naribitse muri je, hari isezerano ry'Imana ko bazarunguka Minembwe ariko batazayigeraho. Hari ijambo ry'Imana naribitse kuva muri 2022 rivuga ngo Minembwe ngo irazitiwe n'uruzitiro rutagaragara n'amaso y'abantu, ngo intwaro ni ubwinshi bw'intwaro butashobora gusenya n'ubwinshi bw'abasirikare butashobora kuyinjira. Nicara nibuka iryo jambo ndavuga ngo this is an opportunity to confess my faith, no kwereka Imana ko nyizeye iyo impemuki ariko jewe ndeke guhemuka. Fata mikrofone imbere y'isi ndavuga ngo ntibafata Minembwe. Uwo munsi hari umugabo w'umunyamurenge wari wavuze ngo bafashe Minembwe, bituma perezida nawe Tshisekedi yari ari hano muri iki gihugu afata mikoro aravuga ngo bayifashe. Umunyamakuru arambaza ati siko bayifashe igikurikiraho niki? Ndamubwira nti ntabwo yayifashe, no mu nzozi ze ntazayifata, agenda yibyo ntazayifata. Akindi kintu kera kirabo uretse isezerano ry'Imana nari nishingikirijeho. Nababwiye ngo muri iyi periyode y'ubuzima bwacu nta kintu gifite agaciro, gifite icyo kivuze, gifite uburemere, gifite umwanya w'ibanze k'isezerano ry'Imana. Kwiringira si ugutekereza ko ibyo biringiye bishoboka cyangwa se siyanse ivuga ko bishoboka, cyangwa hari igitabo nasomye kivuga ko bishoboka, cyangwa hari ahandi nzi ko byabaye biza gushoboka. Ariko ni ukumenya ko Imana ariyo kwizerwa kandi ko itajinanirwa, kandi ko therefore nyiringiye ko n'ibi nabyo bizasohoka. Si umurimo wanje kumenya uko bizasohoka. That's the difference. It's none of my business to know how it will come to pass. All I know it will. How he does it is his own business. Sakazi kanje kumenya uko bizaba, aho bizaba, inzira bizanyuramo. Niba if science will bend over for him, if rules of physics will bend for that purpose. Ariko iconzi nuko bizashika. Imana ishimwe. Hari igitabo kimwe nasomye kiravuga ngo aho Imana kwirengagiza icyo yavuze, ahubwo yo kwirengagiza ibyo yaremye. Uwo mugabo arabisobanura aravuga ngo Imana yabwiye Yoshua ngo uyu munsi ndakugabiza abanzi bawe. Umunsi uraza bararwana uja kwira abanzi atarabashikira. Arahagarara atega ikizuba ngo wazuba hagarara kugeza Imana ingabije abanzi bacu. Kubera ko Imana yavuze ko uyu munsi ingabiza abanzi bacu. Izuba risubira kuma riravuga ngo Mana waramenye ngo zunguruke kuva ndende sindahagarara nzazunguruka muri mu none ko ibyo Yoshua hayamo. Imana isubira inyuma iravuga ngo nimba yakubwiye guhagarara kuko nawe hayisezera hagarara. Uko tuzagenda tumenya agaciro Imana y'ijambo ryayo niko tuzaryubaha, niko rizagira n'akamaro mu bugingo bwacu. The power of that word depends on how we know the author of the word and the importance he attaches to his word and the power behind the word. Mu gihe cya uncertainty, cyo kwibaza, cy'umwijima, cyo kutamenya ikiri imbere, isezerano riratuyobora.
muhengeri. Ntabwo Imana yadusezeranije ko tutazanyura mu muhengeri. Nta n'ubwo Imana yatubwiye ko nta ntambara izaba iwacu. Nta n'ubwo Imana yavuze ko ubuzima bwacu butazabamo imiyaga n'imihengeri. Ariko isezerano dufite nuko muri uwo muhengeri tuzaba turi kumwe nawe. Yesu yigeze kubwira abigishwa be, arababwira ngo twambuke hakurya. Mwumve ko atavuze ngo tuje kurohama mu nyanja, yaravuze ngo twambuke hakurya. Baragenda umuhengeri wa mwinshi, ngube mwinshi, barajuguma. Yari asinziriye, baja kumuzutsa. Ijambo rya mbere yarababwiye ngo mwabantu mwe bo kwizera bukeya, enyi wenye imani haba. Kubera iki? Kubera ko nababwiye ngo turambuka. What part of that sentence did you get? Muri iyo phrase navuze, ni irihe jambo itari Igiswahili cyangwa Ikinyamurenge mutashoboye kumva? Tuyifatire ku ijambo ryacu. Nta mbaraga dufite kuma ziruta kwiyibutsa icyo yavuze. Nta sengesho uzasenga rifite imbaraga kurusha kwibutsa Imana icyo yavuze. If you're taking him by his word, he has no choice. Hari umugabo wigeze kumbwira ngo Imana nziza isubiza amasengesho, Imana nziza isubiza amaganya kuko isubiza kwizera. Kwizera iki? Kwizera ijambo ryayo, kwizera isezerano ryayo. Uko twibuka amasezerano niko turema muri twebwe kwizera. Kwa kwizera, faith is what God honors. Kwizera nico Imana iziha agaciro. Igihe Dawudi yarwanaga na Goliyati, abantu bose bari babonye Goliyati ko hari muri. Ijambo ry'Imana rizavuga ngo iminsi 40 yari amaze atuka ubwoko bw'Isiraheli, hakabura n'umwe uhaguruka. Ingabo zatojwe, zambitswe, zikomeye, zanesheje izindi ngamba, zikananirwa guhaguruka. Na Sawuli wenyine yari abarimo yananirwa guhaguruka. Dawudi yari umwana mutoya, I will spare you the details. Bagerageza kumwambika, biranga akananirwa guhaguruka, arabishyira hasi, aragenda uko yakabaye, uko aresha, akareba igihangane ka Goliyati. Ngo akibone, detrompez-vous, kimwibeshe, nawe yari kwaburuka ngabo, kandi nawe yari mu mubiri. Ubuhangange bwiwe yarabubonaga. Ngo atangire kugutuka, asanga nta kindi kintu yamurwanisha atari ukwizera. Atangira kuzamura kwizera muri we. Akuzamura muti, atangira kwiyibutsa ibikorwa bikomakomeye by'Imana. Igihe yamubwiraga ngo igihe naragiraga intama za data, idubu yaraje ngiye gufata intama ndayishwanyaguza. Ntabwo yamubwiraga ngo mutere ubwoba, yari kuyibwira kugira ngo areme kwizera. Imana ishimwe. Aramubwira amakuru y'idubu, nako yaribwiraga, yiyibutsa amakuru y'idubu, yiyibutsa amakuru y'inka. Iyo histoire murayizi, ni muri Samweli wa mbere ibice 17. Amaze kwiyibutsa, ariyibutsa, atangira kubona wa musozi wari imbere yiwe cyane hanga, atangira kukibona differently, akibona ukundi atakibona. Imana ishimwe. Aba bandi babonaga igihangane kitaneshwa, iwe akabona ikigabo kinini atashobora kurusha. Akabona ko nta kuntu nagirusha kinini cyane, aho kubona kudashobora kuneshwa kwiwe. Ku murongo wa 47 ijambo ry'Imana riravuga gutya mu Gifaransa ngo lorsque le Philistin avança d'un pas, David courit à sa rencontre. Imana ishimwe cyane. Ngo umufilisitiya ngo atere intambwe amusanga, ngo Dawudi yiruka amusanganira. Imana ishimwe cyane. Kwizera kwari kumaze kududubiza muri we, atabihayeho ikindi kintu
kera yabonye yamurisha Imana ishimwe ntacyo tubuze dufite ijambo ry'Imana dufite amateka dufitanye n'Imana. Iyo uganiriye n'abasaza muri twebwe hano barakubwira yakubwira Imana yiganje ukibaza nimba ari imigani yayindi twagaza tuvuga ngo harabaye cyakawe hapfuye imbwa n'imbeba hakiri kanini ukagira ngo none ni imigani. Dufite Imana. Uyu munsi ugiye mu Minembwe bakakubwira ngo Imana yaruje n'amafi, Imana yakwabuye. Tuzagaye Imana ikindi kintu, ariko uko dukomeza isezerano niko uko dukomeza isezerano niko tuzagiyegereza. Muri ibyo bihe duhura na uncertainty tutazi icyo gukora, icyo gihe nicyo gihe kwibuka isezerano ritugirira akamaro. Ufite umuntu yaguze ibyiringiro yaba afite byose ariko akumva hari ikibuze. Hari abantu usanga bafite ikintu cyose wewe wumva wakwifuza ariko ugasanga mu mitima yawe ntiwuzuye, hariho vacuum. Uko ibintu abantu bifuza biratandukanye cyane. Nigeze gukorana n'umugabo umwe hano kuri Main Medical Center. Icyo gihe nari umufarumasi hano kuri Main Medical Center. Mwari muzi ko nanjye natuye hano nahabaye imyaka 11. Nigeze gukorana n'umugabo w'umuzungu arambwira ngo ikibazo afite ngo kandi ngo niba nasenga nzamusenge ngo nuko umugore wamurusha umushahara. Icyo gihe nari mfite akana gato k'utwana dutoya tubiri tw'impinja madamu azayemba mu rugo kandi nje n'uwo mugabo twahembwaga kimwe. Noneho ndabona ukuntu jewe ikibazo yari afite ntacyo nari mfite. Iyo udafite ibyiringiro ushobora kuba ufite ibyo ukeneye byose ariko ukumva ko hari ikibazo. Ufite ibyiringiro ashobora kuba nta kindi kintu afite ariko akumva aruzuye, akumva ananitosha. Amen. Icyanyuma tuvugaho ni comfort cyangwa se ihumure. Ijambo ry'Imana ryavuze mu isezerano ryawe n'ihumure ryanje cyangwa se rimara imibabaro mu gihe mpuye n'ibibazo. Isezerano, impamvu Imana izi duha amasezerano ni ukugira ngo tutamera nk'abandi umunyamurenge yaciye umugani ngo inzira ntibwira umugenzi. Ubwo abo bandi bose muzabona hanze inzira ntizibwira umugenzi, bazaba bati inkuru gusa, ariko twebwe tuzadutangira umugenzi, tuzi aho duhaye tujya kandi tuzi ko tuzashika. Murumva ukuntu dufite advantage kuri field. Impamvu rero Imana izi duha amasezerano ku bantu b'abayenjeniyeri hari ikintu baza bita ngo ni portable bridge. Abasirikare baza bagenda bikoreye ibiraro, bagera ahantu uruzi rwuzuye on jette le pont, bagafata cya kiraro bakagitera kikaba ikiraro bakacyambukiraho rwa ruzi, bamara bagasubira bakakizingazinga bakagitwara. Muzera makuru, isezerano ni ikiraro tuba duhetse. Iyo dushitse ahantu uruzi rwuzuye tuza tugiterera tukanyura tukamara tukazingazinga tugasubira tukigera. Amen. Isezerano uzuriheka wagera mu bunyerere rikaguheka. Imana ishimwe. Nta kintu gikomeye nko kwicara
rero umunyamurenge yaravuze ngo waho kwicara ku mutogoto w'inkono byose ni bavuze kandi isezerano ni ibiryo byo mu mwuka bigaburira kwizera, kuko ijambo rivuga ngo mwanadamu haishi kwa mkate tu, muri Matayo ibice 4:2 ngo ntabwo umwana w'umuntu yabeshwaho n'umugati gusa. Uwo mugati ugaburira umubiri fiziki, umubiri nawe isezerano rikagaburira umuntu w'imbere. Iyo yatendebukiwe, iyo yacitse intege, iyo yananiwe guhaguruka, iyo ubuzima bwamushizemo, isezerano ryawe riramuzuka. Imana ishimwe. Dusomera hanyuma kuri cya gice nanone c'19, 119, usome 116. Ijana n'icumi na gatandatu, same chapter. Umurongo wa 116. Dusome umbere ubwishingikirizo kuko ijambo ryawe ryasezeranije, kugira ngo mbeho ne kuzakorwa n'isoni n'ibyiringiro byanjye. Amen. Amen. Umbere ubwishingikirizo, mu Cyongereza baravuga ngo saka umbere ubwishingikirizo kuko ijambo ryawe ryasezeranije. Sustain me by your promise. Soutiens-moi par ta promesse. Kugira ngo mbashe kubaho, so that I may live, afin que je vive. Ne kuzakozwa isoni n'ibyiringiro byacu. Aho hantu haratandukanye cyane. Ni ukuvuga ngo ibyiringiro nashize mu ijambo ryawe, ibyiringiro nashize mu isezerano ryawe, ko ridashobora guhemuka. Ibyo byiringiro tubikakoze isoni. Kelele mimi se réjouissent pas mon sujet. Amen. Umwanzi ntakayivuge hejuru kuko nyiringiye ijambo ryawe. Amen. Dufatire Imana ku ijambo ryawe. Nta n'imbaraga zindi dufite zikomeye, nta n'indi sengesho rihambaye dufite keretse gufatira Imana ku cyo yavuze. Unkomereshe, mu yindi Bibiliya itandukanye iravuga ngo unkomereshe ijambo ryawe, unkomereshe isezerano ryawe, kugira ngo mbashe kubaho, ne kuzakozwa isoni n'ibyiringiro byacu. Imana ishimwe cyane. Soutiens-moi par ta promesse. Tubashe gukomera muri uru rugendo, tureke gucika intege, tureke gutendebukirwa, tureke kugusara, tuzagere iyo tugiye. Wenda ari urugenzi rwacu rwo kuja mu ijuru, cyangwa ari urugenzi rw'isezerano nk'uru duhuriyeho nk'abanyamurenge, nuko twibuka constantly and consistently isezerano ryawe kandi tukaryishyuza. Kimwe nize muri ibi bintu ni uko Imana irasezeranya kandi igasohoza, ariko hagati y'umunsi yasezeranije n'umunsi wo gusohoza hariho ikiyaya kinini, hariho byinshi. Kandi uko uva hano ukanyarukira hano cyangwa ukitonda ukagira icyumweru kimwe cyangwa ukagira imyaka 40, depends more so on you than on him. Sinzi ko twumvikana. Uko urishikira vuba cyangwa ritinda, uko uribona wavunitse cyangwa utavunitse, biterwa nawe kurusha uko biterwa nayo. Iyo icyo yakubwiye nuko bizashika, ariko bitazashika risanga waravunaguritse warashize. Abana b'Isiraheli bashoboraga kugenda iminsi 7 muri desert, ariko bahageze imyaka 40. Ariko Imana yabasezeranije ko izabageza aho yabagejeje.
ko turimenya, ni ngombwa ko turizirikana, ni ngombwa ko turyizera, ni na ngombwa ko turyishyuza. Amen. Imana ntihinduka. Muri Malaki ibice 3 aravuga ngo kuko jewe Uwiteka ahinduka wenyine arivuga, kuko jewe, for I the Lord remain unchanged. Ngo kuko jewe Uwiteka ndahinduka, kuko Imana idahinduka. Nta kindi kintu kuri iyi si wakwizera kare. Umwana w'umuntu arahinduka, n'ibyo wavuganye na murumuna wawe cyangwa mukuru wawe ejo birashobora guhinduka cyangwa wagahinduka. Ariko nimba n'Imana tuzi ko ejo tutazasanga yapfuye, cyangwa ejo ngo dusange hari cyahindutse, haba muri nature yacu, muri karagitere yacu, cyangwa mu ijambo ryacu, dufite inyungu yose itagabanije yo kwizera ijambo ryacu, yo kuzirikana ijambo ryacu, yo kwiringizwa n'ijambo ryacu, ariko cyane cyane yo kwishyuza ijambo ryacu. Twishyuza Imana ko ibyo yavuze tubitegereje. Turangiza nifuza ko twahaguruka twese muri bafite ibyifuzo byiwe, ariko nta cyifuzo duhuriyeho twese nk'icyifuzo cyo kuzabona umunsi umwe tugira igihugu cyuzuyemo amahoro, nk'icyifuzo cyo kuvuga ngo umunsi umwe abuzukuru bacu bazabeho mu buzima butandukanye n'ubwo twe twabayeho. Ntabwo nagiye muri Kongo kwirwanira, nashoboraga kuguma hano kandi ubuzima bwari butuje, ariko ko turarwanira abana bazavuka mu 2100 kugira ngo bazavuke bavuka bafite uburenganzira bwose ugereye igihugu bemerera. Iryo sezerano turarifite kandi tugiye kuryishyuza. Reka sabe pasiteri atuyobore mu masengesho, dusenge twishyuza Imana, tubwire Imana ngo waradusezeranije ngaho sohoza. Kandi reka nongere ku isezerano Imana yaduhaye. Ntabwo ari isezerano gusa dutegereje, ni isezerano ry'iki kinyejana. It's me and you that will see that come to happen. Ni isezerano ryacu ry'iki kinyejana. Before I close my eyes, I will see it. Mbere y'uko mpumiriza nzaribona, nawe uzaribona. Duhaguruke twishyuze Imana, tubwire ngo Mana, isezerano ryawe igihe kirageze. Imana ibahe. Kuba abanyamurenge hari ibyo tuzi neza n'isi yindi izi ko dusangiye ururimi, dusangiye amateka, dusangiye izina, dusangiye amaraso, dusangiye urupfu, dusangiye gukira, dusangiye n'akazoza. Ariko kandi hejuru y'ibyo dusangiye n'isezerano. Sema amen. Dusangiye isezerano. Ibi byose navuze hari igihe biza bigenda bikanyohwa, tukagera aho wakwibagirwa n'icurico. Mu isi ihindagurika, n'abantu bahinduka, n'umutungo uhinduka, n'amategeko ahinduka, n'icyo wari uzi none kuba ari ukuri ejo kikaba kitari ukuri. Ikidahinduka n'Imana n'icyo yavuze. Amen. Dusangiye isezerano. Amen. Uko tungana hano twese tuzi ko hari icyo Imana yadusezeranije, kandi icyo ngicyo Imana yadusezeranije
iraturutira andi magambo yose tugenda twumva, yaba ya politike, yaba ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Iryo jambo Imana yadusezeranije ritubera ingabo n'inkoni twegamira mu gihe ibyo imisingi yose twari tubakiyeho isenyutse. Iryo jambo Imana yadusezeranije igihugu muri za 70, benshi muri twebwe hano bari bataravuka, jewe ku giti cyanjye nari ntaravuka. Iryo sezerano turitunze imyaka irenga 50, ariko buri munsi ritubera rushya, ritubera imbaraga igihe imbaraga zacu zashize, ritubera ihumure igihe nta yindi nzira turi kubona. Ndashaka kubatera iteka uyu munsi mbere y'uko tuja mu ijambo ry'Imana. Ni bande hano bizeye iryo sezerano? Amen. Ni bande baza batekereza imuhira bagatanga imisanzu yabo ifasha abari imuhira? Amen. Impamvu ari ikintu cy'akamaro nuko biteye ishema, binacishije bugufi cyane kuba mu b'Imana yahisemo gukoresha kugira ngo isohoze isezerano yahaye ubwoko nawe urimo nanjye gito. Amen. Ni ikintu uruko ntekereje nzamumva ku giti cyanjye kinshishije bugufi cyane, kandi nkumva kinteye ishema, kandi nkumva ndi uw'agaciro ku Mana. Ni ukuvuga ngo navutse iryo sezerano ryaratanzwe, ariko mu ivuka ryanjye Imana yari izi ko uyu mwana uhaye uvuka avutse iki gihe kugira ngo mu gihe kizaza azagire uruhare mu isezerano zasohoka. Icyo bisobanura ni ukuvuga ko nabaye mu bitekerezo by'Imana mbere y'uko mvuka. Ntabwo navutse kubera ko umugore yahuye n'umugabo, ntabwo navutse kuko habayeho un accident biologique, navutse kubera ko nabayeho mu bitekerezo by'Imana. Navutse kubera ko hari impamvu, hari ikibazo Imana yari ikeneye gukemura, kandi kuri icyo kibazo umusanzu wari ukenewe uri unique. Byabaye ngombwa ko irema undi muntu uri unique kugira ngo akemure icyo kibazo. Ndi igisubizo Imana yateganyije kubw'ikibazo gihari. Uri igisubizo Imana yateganyije ikagitegura, kikavuka, ikakirera, ikagitegura mu mashuri no mu bindi, kugira ngo mu gihe gikwiriye uzakora igikwiriye kandi uzagira akamaro, uzasohoza isezerano ry'Imana. Imana ishimwe. Icyo ni ikikwereka agaciro ufite imbere y'Imana. Iyo tubara ko ku isi hariho abantu miliyari 7, hari igihe ushobora gusanga uri umuntu muri rusange, ariko Imana ntabwo ikuzi muri rusange. Imana ikuzi ku giti cyawe. La Bible dit je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ngo nguhamagara mu izina ryawe uri uwanje, ntanga Egiputa na Etiyopiya ku bwawe. Amen. Uruha agaciro imbere yacu. Nifuje ko uyu munsi tuganira hejuru y'isezerano ry'Imana. Akamaro k'isezerano ry'Imana, imbaraga z'isezerano ry'Imana. Mfite imyaka 50, nabayeho mu buzima butandukanye, nakoze n'ibintu bitandukanye, nagize n'ibintu byinshi byashyigikiye mu buzima, yaba amashuri, yaba akazi. At different times of my life, different things had different importance. Mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwanjye, ibintu bitandukanye byagiye bigira agaciro gatandukanye. Muri iki gihe agifite agaciro k'isezerano ry'Imana. Nibyo byaguye iwaje, nibyo bituma nk'abana n'umuryango uyu munsi, nibyo bimbeshejeho. Mu gitondo iyo ncitse intege nzanibuka ko iyo yayitanze ariyo kwizerwa kandi idashobora guhindura.
ijambo ry'Imana muri Zaburi 119, ubwo haraza guhaguruka umuntu umwe dusomere 119, soma umurongo wa 49 n'umurongo wa 50. Psaume 119, 49, 50. Wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe kuko wanyibindije. Amen. Iki ni cyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Amen. Amen. Wibuke ijambo ryawe wasezeranije umugaragu wawe kuko wanyibindije. Ukuvuga wampaye ibyiringiro. Iri ni ryo rimara umubabaro. Iri ni ryo rimara umubabaro. Iri ni ryo rimara umubabaro mu byago byaje no mu makuba, kuko ijambo ryawe ryanzuye. Mu Cyongereza riravuga ngo remember your promise to your servant because you